Arsenal ariko transfer tugenda twinjira mu club mukunda cyane mbere ko twinjira noneho muri deba nini cyane z'igikombe cy'isi cy'amaklub. Ikipe Arsenal irashaka abakinnyi yamaze gutangaza uwa mbere ni nko gukora statement yuko kimwe n'andi makipe akomeye nayo yamaze kwinjira ku isoko. Byitezwe ko Arsenal iraza kugenda itangaza abakinnyi by'umwihariko muri weekend igiye kuzabira ikiri kwizatangaza abakinnyi babiri Zubimendi ndetse na Christian Norgard. Ariko hari izindi diro nyinshi irimo kadiri ya myugariro witwa Christian Mosquera wa musore ukinira equipe ya Valence yakoze attempt yo kumwongera amasezerano ariko Mosquera yabyanze yavuze ko yifuza gusohoka kandi yifuza gukinira equipe ya Arsenal biraki ko rero ari makinyi baza gusinya vuba bashoboka ariko itangazamakuru equipe ku munsi w'ejo cyakoze revelation ikomeye ivuga ko mwibanga rikomeye Arsenal irimo iranozanya byanyuma rwose na Victor Gyökeres nka rutayizamu. Arsenal yari ifite showa ebyiri zishoboka Benjamin Sesko na Victor Gyökeres ariko Gyökeres niwe showa ya mbere arahari yamaze kwigumura kuri equipe avuga ko atazongera kwikinira icyabi cyari cyo cyose yegumuye kuri buri kimwe cyose aranavuga ngo n'ikizamwitambika cyose azahita atandukana nacyo kuko ubu yamaze gutandukana n'umusheri we umumodo w'umunyaportugal witwa Ines Aguilar. Yagiye mu itangazamakuru Ines asanzwe ari Ines ntarajya ngo nuwanura kangoresha Aguilar gira gato nka karindura ugomba koresha Aguilar navuye hajurayinga wibagiwe yuko ari we muyobozi wa radio koresha Aguilar asanzwe ari umumodo akaba numu agashyabana Ines ariko twumva ntabwo bindi umwana ntabwo ajya husha ngo bino bintu ngo nutamereza amafaranga kandi ubwo mama yicayeho ngo ndabivuga ngo umuntu waje bikagenda gutya agahita guhatiriza ati bivuge Ines rero nyine ngo Victor Gyökeres yamwanze. Aguilar asanzwe ari umukinnyi wa filime akaba n'umumodo urumva n'umustar n'umwinfluencer hariya muri Portugal. Yagiye mu itangazamakuru aravuga ngo nge nzakora ibishoboka byose numvishe Victor Gyökeres kuguma muri Sporting Club de Portugal. Ahita mvuga ati vuga uvuye aho ngaho niba ushaka kunyitambika nawe gusohoka. Ikimenyetso cya mbere nuko bagiye mu bukwe bwa kapiteni wabo Morten Humla umusore w'umunya Denmark bagiye mu bukwe yakoze ubukwe muri weekend ari wenyine. Victor Gyökeres yagiye wenyine kandi ngo umugore wa Morten Humla ngo ni inshuti cyane ya Ines wamurimbujije komeza ubivuge ngo ni inshuti cyane ngo ni inshuti cyane ya Ines urumva nk'umukobwa mugenzi we wakoze ubukwe yagomba kujya muri ubwo bukwe none afite na boyfriend w'umukinnyi bagomba kujyana ujya no kureba no mu biruhuko nyuma yo kuva mu bukwe Victor Gyökeres yagiye mu biruhuko ahe ndetse n'uwari umukunzi we Aguilar nawe ajya mu biruhuko ahe bisobanuye ngo ni break up yabaye bitewe nuko Victor Gyökeres umaze gutsindira ikipe ya Sporting Club de Portugal bitewe mu 97 muri sese ebyiri abakiniye akabafasha no gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona yamaze kwanzura akagomba gusohoka mu ikipe ya Sporting Club de Portugal. Twabigarutseho yaganira n'umuyobozi wa Sporting Club de Portugal bumvikana ko atagenda mu kwezi kwa mbere ariko mu kwezi kwa munane batazamugora bumvikana mu magambo muri icyo bita verbal agreement ko bazamurekura ku mafaranga make cyane miliyoni 70 z'amayero. Hanyuma igihe yagombaga kuba asohoka bivuze umuyobozi avatereka reka ntabwo twaba turabasazi tuzi uko isoko rimeze. Umuntu ushaka gutsinda ibitego 52 muri mu mwaka umwe w'imikino harimo 39 byo muri shampiyona ntabwo ashobora kugendera kuri ayo mafaranga. Wenda ntituvuze ijana ariko nanone ntabwo ari exact igiciro cya miliyoni 70 ntabwo byakunda. Arsenal ikigaragara imaze gusa nkaho clearinga itangiye kwinjira mu gihe cyo gusinyisha. Ejo basinyishe Kepa Arrizabalaga baranamutangaje baravuga Christian Norgard nawe ushobora kwerekanwa ariko indi transfer kuko abafana ba Arsenal baravuga ati ntabwo tunyuzwe. Ejo bundi baravuze ngo rashaka Mosquera abafana ba Arsenal bakajya bakora line up y'aba defenseur gusa bakajya bavuga ati niba abo tuba tubona ko ikipe ikwiriye kubishaka atari wo muguru ubwo muzajye mukinisha aba defenseur gusa bakubaka ikipe irimo ba Mosquera irimo bakatakisha ba Tomiyasu ndetse n'abandi ba defenseur batandukanye bafati ni kwita ikipe ishobora kugira aba defenseur n'abakinnyi bo hagati babakasiri bagira kuri 12 dashobora gushaka umwataka. Igihari Gyökeres arashaka gusohoka kandi amafaranga ko byari nakose
si menshi ku ikipe ya Arsenal urebye na contribution yakoze urebye ibitego 97 muri seze ebyiri ni ibitego byinshi ku mwataka umwaka wonyine yatsinze 57 muri no mwaka aba man of the match 16. wow no mukino avuga ko Arsenal ibona ko yaba ari mwiza mu gushaka ibitego kuko barifuza kuzamura ibitego batsinda kuko kubyugarira byo bafite defense navuga ko irimwe mu nziza zihari mu Bwongereza. Bagomba no gutangira nyine kuregisteringa abakinnyi kuko bamwe bagomba gusohoka barimo barasohoka nka Thomas Partey igihe cye cyarangiye nubwo Arsenal itaratangaza mu buryo officiel ko batandukanye ariko amasezerano ye yararangiye like ko azagenda bose yaragiye tariki 30 ariko equipe ya Arsenal noneho ngo igeza ntiryohewe muri iyi deal yo gusinyisha Victor Gyökeres kuko amakipe basaga nkaho bahanganye ntabwo arimo kugaragaza interest muri Victor Gyökeres cyane ku giciro nyine cy'ikipe ya Man U iri makipe mu by'ukuri yamwifuzaga cyane ko nyine aziranye nanone na yatojweho na Ruben Amorim igihe kirekire bari kumwe baraziranye ariko amafaranga agurwa Man U yaramaze kugura uyu munya Brazil Matheus Cunha biragoye ko yatanga izindi miliyoni zirenga 70 z'amayero kundi rutayizamu kandi izanagura na mbemo bikunze kandi tarabona nayigurisha ngo Rasmus Højlund yumva ko afite hari ibintu byinshi kubanza gushakira isoko amaflop ifite kugira ngo ibone kwizana abandi bakinnyi ariko riganigira ngo Arsenal yo hano iri muri pole position tekereza ko ari favori cyane gusinyisha uyu mugabo kandi equipe ivuga ko bigiye kwihuta cyane. Arsenal iranamukeneye reka mbigaruke mvuge ko muri uru rugendo rwose Arteta abanyemo na Arsenal uyu ni umwaka wa 5 ntabwo rwigeze ruba urugendo rutabuzemo gusubiramo ikintu kimwe teka Samir cyuko Arsenal ikora ibyo yagombaga kuba yarakoze mbere hose ntango Arsenal hari ryageraga ikibazo cy'umudefense kikagaragara pe ariko kinjira muri iyo mercato ikabyirengagiza ikanafursa nko hagati ewana icyo kibazo kikaza kikayafekta muri iyo sezo igatsindwa bikagaragara ko yagize ikibazo cya balance muri defense Arteta akagikemura ariko akagikemura n'undi abantu bose bari barakibonye na mbere yego ubu rero nabwo ikibazo cya rutahizamu si n'icyuyu munsi wa none iki kibazo cya rutahizamu ni ikibazo muri Arsenal kimaze bugira seze ebyiri nziza rwose ijya kugurwa rya Kai ryaje abantu na mbere yabo bavuga batari ko Arsenal ikeneye Lovren numero 9 kuko abantu bose barahuzaga bakavuga bati Gabriel Jesus Lorenzo niwe ubivuga ejo ko yavuze ati buriya ngewe nubwo mwana nkina kuri ataka atari ku mana yabivugiye Zandani muri Brazil yarabivuze ko nabwo ari amagambo ni pastor ariko imana yanjye si ukuvuga ubutumwa bwiza yarabivuze yageze aho muri Brazil baramubaza ariko se Jesus bimeze bite ibintu byagenze bite ibitego byabuze ariko rero ngiye mbabeshye n'ababeshye ndumukinnyi mwiza w'umupira w'amaguru ndumukinnyi mwiza gufasha abandi gukina ariko rero n'ababeshye ati gutsinda ibitego ntabwo ariko teforo yanjye niho kuvuga ati ntihazagira ubintegerezaho yari dekara rega icyo gihe Arsenal ijya guhura n'igikombe habaye dekarasiyo zisekeje ntabwo ni muri iyo sezo uwo bita Ramsdale yidekaraye ngo kuba concentrate iminota 90 ntabwo nabishobora nabari iminota 90 ngo ndi concentrate ngo ngiyo numvise mbaye board ngo njya gushotora n'abafana bari inyuma yanjye ba adversaire nkabatera uducupa ibibazo umuntu ari mu izamu umwanya uri riski kuko ikosa ry'umukinnyi wo hagati cyangwa mu defenseur na amahirwe y'igitego ariko ikosa ry'umunyezamu ni igitego direct ubaza umuntu ahagaze ahantu hari riski kuruta handi hose mu kibuga ariko ngo ntabwo yaba concentrate iminota 90 ntabwo byakunda mundi mwataka nawe abantu bose bavuga ngo kwa Pep ngo ntabwo bamuhaye umwanya uhagije ngo urumva ngo yagiraga ibitego ngo 50 ngo uribuka ko bajya kugura mama wararira bajya kuzana Jesus bajya kuzana Jesus banze Alexander Isaac ndabyibuka baravuga ngo bagiye kugura umukinnyi ngo umenyere Premier League Sociedad bacaga 70 z'amayero ngo uri prove ningo yerekanye ko ibintu byose yabikora ngo ikindi ngo agiye kuzamo igikombe cy'isi 2024 bavuga ngo urumva ngazaba agomba gukora cyane kugira ngo ajye kwataka ngo muri Brazil ngo bari Chelsea barashize ngazaba ari umwataka nimero ya mbere ngavuye kuvunderezamo kwa Seno ngahita ajya no kuvunderezamo muri Brazil umutaramu bari bagiye gukina match niba izo gushaka qualification baba mutunze mikoro mu giportugal abari deklara bivuga isi yose yifata mu maso
bene ibyo rero So, iyo bibaye imyaka ikaba ishize ari iyo City yarakurushije ibitego kubera yuko yari ifite Haaland ikanagira na Julian Alvarez bakagira ibitego wowe utagize ntubikemure sezikurikiyeho Mohamed Salah akaza agakora ibitego nk'ibyo yakoze akunganirwa n'abagiye bamwunganira igikombe ukongera ukagitakaza kubera ko meilleur joueur wawe watsindaga ibitego wanasistingaga ariwe Bukayo yagize imvune. asuba Arsenal muri top 10 y'aba top scorers ifitemo umukino reka nta no muri 15 Ntawe rwose. nta n'ufite 10 Ntawe rwose. iyi sezo nta mukinnyi wa Arsenal watsinze ibitego Icyo- bivuze ngo rero iyo ngiyo kari ukuntu kera mwakoraga equation babaye nk'ikintu gifite ibi urabona ukuntu mu mibare bashushanyaga uruntu ukazagenda uhuza bakubwiye ngo shaka surface y'icyo kintu uno mwanya bakakubwira ati ujye uca imirongo noneho ukoremo babyitaga gute ikinyampande twise Yego, hanyuma ugishakira ubuso uze guteranya nyuma none se kuba Arsenal yari iya kabiri idafite umukinnyi uri muri top 10 mu batsinze ibitego byonyine ibyo n'umwana muto wiga muri primaire ugiye gukora ikizame cya leta arabibona ko kimwe mu bibazo Arsenal ifite ari umwataka ni gute ku rutondo ruwa kabiri udafite umukinnyi umukinnyi wawe rutayizamu witwa nimero 9 arushwe ibitego n'uwa Tottenham yabaye ya 12 icyo ni ikibazo ugomba guhita nawe wibwiza umukuru ukigenzura ni reality check no ukwibwira nyine ibifatika by'ukuri rero Arsenal ikeneye uyu musore ku mpamvu ugiye ku breakinga down zitari munsi byibura y'eshanu nihuse iya mbere wamfura we tugenda twihuta icyambere Arsenal ikeneye nuko ibizi neza ko ifite abakinnyi beza cyane baba paseri ubwo ndavuga uruhande rwa Bukayo Saka ruri very productive ushobora kugira assist 12 yaravunitsemo amezi 3-4 akaba ari mu bazi gutanga assist muri Premier League cyane noneho ukaba ufite na kapiteni Martin Odegaard nawe wagize ibibazo by'imvune ariko ubusanzwe sezo yari yabanje assistinze 15 ubwabyo uba afite aba basore uko afite n'undi musore uba wabanje gutesha abantu umutwe ku ruhande nka Martinelli ubizi neza ko imipira izagera imbere ari nyinshi cyane ko na nimero 6 wawe Zubimendi ni umubola nimero 8 wawe Declan ni umukinnyi ushobora gukina yavansa nawagira ama assist ikidashidikanywa imipira iragera imbere so uzi icyo ukeneye nicyo bita umwataka uzi gufinishinga izo action wa mwataka uwo muri box yagushobora no kugaruka agakinisha abandi ariko wa undi ufite icyo bita nyine kuba umwata kuri strong ufite imbaraga zifatika zihagije babataka bita one man show wa umwata ushaka gutsinda ibitego bitatu ari byo ukeneye cyakaba yana gutsinda na bine udajya uhaga gutsinda iki gisore rero gishimirwa ibintu bitatu baravuga bati cyambere afite umubiri physicality ni ikintu Premier League kandi Premier League nicyo kintu cyabo nicyo kintu cyabo Premier League no nahantu bagiranaho cyane iyo ufite umubiri birakwa avantage that's one icya kabiri uyu ni umujene mu by'ukuri ugerageje kureba ku mugabane w'Uburayi abantu batsinze ibitego byinshi nta muntu urusha Victor yakoresha uteranyije tutarebye bya bindi bavuga ngo ligue ngo hari ngo nivo bayibariraho ngo indi bayibara kuri iki muri championnat honyine yatsinze ibitego 39 yino sezo ugiye kubara career goals za Hoyinane na Zirkize ntibarageza ibitego 39 kuva batangira kwitwa ari nk'abantu uyu mugabo yakiye imikino 32 uno mwaka mu ikipe Sporting Club de Portugal ntabareme equipe nationale atsinda ibitego 54 atanga assist 13 n'uruhare rw'ibitego 67 mu mikino 52 yakiye iminota 4248 yabonye amakarita 6 yonyine y'umuhondo bariza ngo Jackson wanjye afite zingahe akaba yarabaye man of the match 16 ya uyu rero ni umwataka twemeranye ko afite icyo kintu cyo kumu strong finisher wakwifuza mu buryo bwisubiramo cyane yari igiye twiyeze gukora exercise tukajya tureba ngo mu mikino ingahe ngaruka gutsinda ryari na ryari service ya kabiri aguha najyaga mbona perezida Magufuli wa Tanzania bamwitaga ngo ni bulldozer ni ikimasa bulldozer ni bya bimasa bihinga cyangwa ariko ubundi bayitirira icya kimashini hari kimashini cyitwa bulldozer kimwe kiratsinda reka tubyite nka byatingatinga nari mvuze kuri physicality ariko nyikoresha mu gihe ari gufinishinga ariko hari indi angle ya kabiri yo kuyikoresha noneho bagenzi bawe ubafasha mu buryo bwo kugira ngo nabo bakine kandi babone ama espace yo gukiniramo batsinde ubafasha gukorera ama espace batsinda dore nkwereke ufite umuntu nk'uyu nguyu utava muri box cyane
ukaba ubizi neza ko ari n'umuntu ugoye ko umuntu umwe yakwizera ko yamuholdinga ngo amuheze. Uyu muntu agufatira abadefanseri babiri ba center back akaba keepinga busy. Buriya mu mupira buriya hari nk'akantu Alonso yavuze avuga kuri Real Madrid, avuga nyine ikintu kiri kubafasha mwana akabona kuri page ya Real Madrid, yavuze ngo solidity iri essential mu kudefanda. Solidity ni iki kintu cyo gukomera, ariko ka kabiri yavuze ni compactness, kwegerana. Urakoze cyane. Uku kwegerana bishatse kuvuga iki Samiri? Iyo nzi ko gatatu afite umukinnyi mu center back wengamiye kuri urwo ruhande, yego, nabanzi ko nimero 2 afite umu center back wengamiye kuri urwo ruhande, ubwo ni 4. Mba mbizi ko mu gihe tufite umukinnyi ukomeye wenda wo mu winga kuri urwo ruhande, na bitinga nimero 2 hari umu center back uri buze gutanga support. Uzi gituma umu center back agira iyo freedom yo kujya gutanga support kuri 2, nuko rutahizamu bafite birahagije ko umwe usigare yamufata wenyine. Ubwo ari Jesus. Iyo ufite rero umwataka ukomeye abomba bakipinga busy, ahubwo utangira gutegeka equipe gutangira kudeployinga abandi bakinnyi bava muri mediane, nimero 8 na nimero 6 support kuri rwa ruhande. Yego, uzi ikintu ubukoze burya muri mediane ubutangiye kwitakarisha icyo bita compactness, utangiye gutuma uburyo bwo guhagarara mu kibuga batangiye gutatana. Ni ukuvuga ngo uremeye umwanya, utaye imyanya. Ikindi kandi biragusaba gukoresha urugendo rurerure mu mupira kugira ngo abakinnyi babibire group cyane. Bikajyana hehe rero? Bivuga ngo eremi ishobora kuba imwe ariko igakora twist mu buryo abantu bigaga uburyo kipe yabaza kuyidefanda. Ni eremi imwe wongeyemo, ariko iyi siteri icyo bita headache, abantu barwaye umutwe because iki kintu ninde muntu uhagararana nacyo babaye babiri, ko babaye babiri se bitangiye kugorana kuba hari uwatanga support kuri Bukayo ko nawe babiri ni nka ruje ubonye. Bukayo no gasanga umwe ntiyamushobora. Kuko impamvu amakipe akinisha abakinnyi bangana no kugira ngo habe icyo bita man marking. Yego, buriya nubwo batabikina ngo muri wese ngo yirukange ku muntu we, ariko konsinye buri wese mu kibuga mbere uko bajya mu kibuga abazi icyo agiye mu kibuga gukora. Niyo mpamvu Paris Saint-Germain bikora system ivuga ngo tube benshi ahantu turi muri zone, bize ngo niba hari babiri bahugiye ku muntu umwe, uko byagenda kose ari umuntu utari marike, kuko abakinnyi bagomba kuba bangana mu kibuga. Aho rero nk'uko bisobanura neza, iyo utangiye kugira benshi bashobora gufatwa n'abakinnyi barenze umwe, ubundi ngiki cya Arsenal yaburaga, ugomba kugira icyo kintu, abakinnyi benshi bashobora gutanga akazi kuri adversaire ku buryo abahugiraho. Uzi ikintu cya mbere usunikira kuri adversaire, deja iyo bamaze kugira iyo mentalite yuko ufite best players benshi imbere, ubategetse kujya kudefanda, barasubira inyuma, deja basubira inyuma. Bivuze ngo build up rero hakuri wowe. That's one. Urakoze cyane kubyumva neza. 2 muri coach once babaye benshi inyuma bafata abakinnyi bawe, bo batangira kwiyima amahirwe yo kwegera izamu ryawe, kuko nyine bari nawe uhita ukina high line defense, abadefense bakegera imbere bakabasanga ahandi, zone yawe ikabamo abakinnyi benshi imbere y'izamu, kandi iyo abakinnyi ari benshi imbere y'izamu ryawe muri espace ntoya bigusinikira gukora amakosa. Wowe rero kubera yuko izamu ryawe batanaryegereye, yego, icya kintu Marseille avuga ngo ni draw B ntayo bafite, kuko amahirwe yabo ari kugabanuka kuko bari gunga izamu ryawe bajya kurinda iryabo. Yego, urumva igitekerezo cya mbere Arsenal yubakira mu buryo bw'imikino. Niyo mpamvu bavanga kudefanda kwiza kwa mbere guhera kuri kukwataka. Ari naho Arteta ari nacyo kintu ubona yagurishije muri iki gihe, ariko kikabura abantu bakinoza. Arteta ni umuntu wizerera muri offensive approach, niko yemera umupira, arataka no mu Espanyol namwe Espanyol defend. None ko ndi kwataka ni bande barangiza amaksiyo yanjye, none ko ndi kwataka ko bibarika ko abakinnyi mfite beza ari umwe babiri iyo babafashe ikipe igoro. Ari no twavuze ngo imvune ya Bukayo yahise ituma Arsenal iva ku gikombe. So ihe chance yo kongera mu ndi mukinnyi wo kuri karibo hejuru, akanyuma wenda tutabitinze. Tugiye kureba ikintu kijyanye na profile ye, ahamaze kunyura kuva aviwabo kuzatizwa muri za Coventry, kugenda anyura n'ahandi. Umupira ugigira ikintu Samir cyo kuba waza umuntu ukamwangira, ariko uyu ni umukinnyi wamaze guprova. Yego, buri hari ukuntu ugura umukinnyi abantu bakafita kadute bataka uyu mukinnyi kweri, uyu muntu ni umuntu wakemura iki kibazo. Niyo yaza bikanga
BET muri Champions League ni umukinnyi watweretse ko yaba umukinnyi mwiza. BET mu marigue No muri qualification. abakinnyi bari dubitative ni nko kumana yavuze atsindiye Sporting Erasmus iseze ataragira ebyiri. experience Yeah. utazi ibyo ashobora gukora ngo bingana gute harimo akantu ka azaba mwiza cyangwa ka Ensa byange Ruvapa. Yeah. We rero afite potential yarayigaragaje. yamaze guprova Igikomeye rero noneho Arteta nk'umutoza mbara nk'umwe mu barimu kuko twanabibonye hari abakinnyi yagiye afasha, yanagera n'akantu ko kwimprovinga kuri kalite zamuhuza n'abandi kugira ngo bize gutanga umusaruro. Njye mbirebye rero mu rwego rwo kuminimiza cyangwa kugabanya impamvu abantu bahora bana Arteta nk'umutoza utazageza Arsenal ikanani ku gikombe. None nakemure kino kibazo mu buryo buri direct bumeze gutya. Hari umwataka i Burayi ufite imyaka 27 wamaze guprova ko tsinda imyaka 2 bigaragaje kuri ho niveau. Nta kindi ndi bukore nkeneye ibitego. Uyu ni numero 9 typique ntari buhengeke nka Kai mushyire ku 9 rwishaki. kanya gato ndabwira ibijyanye n'amafaranga Arsenal iri kudiringa nabyo harimo twist zikomeye cyane mu mafaranga Gyökeres agomba kugurwa. Hanyuma hari detail nkeya ziri muri zigifunze transfer ya Victor Gyökeres zijyanye n'amafaranga. Ubundi iyi transfer ya Victor Gyökeres iragoye pe, niyo mpamvu habayemo kwivumbura kwigaragambya kuri Victor Gyökeres. Ubundi murabizi ko release clause ye ya nyayo iri mu mpapuro yari miliyoni 100 z'amayero. Yego, yari miliyoni 100 z'amayero, ariko abayobozi ba Sporting kuva kuri perezida wayo witwa Federico Varandas na wayo Goviana wagiye hariya muri Man City. Goviana yagiye muri Man City. wagiye muri Man City baramwicaje bamwemerera ko wabisobanuye kare ko bazamworohereza kituzazana miliyoni 50 z'amayero gusohoka mu kwezi kwa mbere kuko nabwo yari sasa kubita za Man City bitego n'iki barabyemeranya by'amagambo. Nubwo ati tuzakorohereza byibura nka 70 twakurekura. Urumva imyaka 27 duhaye tuguguma hano dufashe dutwara igikombe cye kuko Sporting twaye bibiri byikurikiranye. Bati nuramuka kuduhaye igikombe n'iki tuzakurekura uje mu nzozi zawe. Sporting kubera ko ya release clause ikiri active ya miliyoni 100 yindi yo mu mpapuro yemewe, niyo bari kwishingikiriza bakavuga ngo nibyo ntabwo dusaba 100 ariko baduhe 80 bagapresiza 80 z'amayero. Umukinnyi akumva ari nko kumugambanira kuko nta kipe irazana offer ya miliyoni 80. Arsenal yatanze offer ya miliyoni 60 z'amayero. Sporting zitera utwatsi. Sporting waravugaga ngo ntabwo mu kwezi mu ntangiriro z'ukwezi hagati mu kwezi kwa gatandatu twafata offer ya miliyoni 60 ku mukinnyi umeze gutya, kandi hari n'ikipe ishobora gupandisha ikazana miliyoni 100. Numva ni nko kubuyinga time, ni nko kugura igihe. So hakazanamo indi twist nayo ivuga ko aja we witwa Sentikaya niwe aja wa Victor Gyökeres arekrama miliyoni nibura 6 z'amayero mu gihe deal zakurinze through ya commission. Komisiyo yatumye bura Thomas Partey gatongera amasezerano mu ikipe ya Atletico ajya muri Arsenal cyane. Ikintu cyo gikomeye burya ikipe kuvuga ngo iritema amafaranga yagurisha umukinnyi ngo itanga miliyoni 6 z'amayero. Urumva amafaranga kunari menshi. Miliyoni 6 na miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego, miliyoni 6 rega n'amafaranga menshi. Miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 6 ni menshi cyane. Amafaranga menshi cyane. Agura umukinnyi. So ubu rero dore ikigezweho, ekipe ya Arsenal irimo kugerageza kureba niba yakongera gutanga bid ya kabiri kuko ibyo yumvikana na Victor Gyökeres byo biri clear, nta kigoye kirimo. Arifuza kujya muri ekipe ya Arsenal, ariko Arsenal ngo nibura share baranchije nibirekuyemo amafaranga ya Patrick kurama ya Jorginho nta kibazo ifite kimwe ngo nibura kuzamura kugeza kuri miliyoni 70 z'amayero. Ishobora kubona uyu mukinnyi inigenda ari bid ya kabiri. Ikajyana iyo bid ya kabiri na indi kipe nimwe irajyana bid kuko ni Arsenal yonyine yatanze bid muri Sporting. Bivuze ngo Man iri kugenda gake, ntabwo iri serious kuri deal. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, ariko nanone urebye isoko rihagaze rya rutayizamu ukareba uyu mugabo ko ahagaze ntabwo ashaje, afite imyaka 27 ntabwo ashaje. Riga miliyoni 70-80 kuri rutayizamu utsinda ibitego 50 mu mwaka w'imikino. Urebye uko abandi bakinnyi bari kugura muri iki gihe ntabwo ari amafaranga menshi pe. Nabonye umudefense urya bench witwa umwana uvuye muri Liverpool witwa Jarel Kwanza, Leverkusen yamutanze miliyoni 35 z'amayero kandi zongeraho izindi 6 za bonus. Urumva ni miliyoni hafi 40 z'amayero niba Jarel Kwanza yagura miliyoni 40. Sundi riga niba Arsenal yaragurishije Edward Nketiah ya miliyoni 30 z'amapaundi ni 40 z'amayero. Noza yagiye amugurisha ngahe wa Balogun nawe ni muri za 30 nemerega nanoza nuko na Emile Smith Rowe niba Nketiah yagura miliyoni 30 z'amapaundi
Gyökeres kuki utamutanga miliyoni 80? ariko igihugu kirakubwira ari impamvu ushobora guhenda no guhenda bite muri uno mupira igihugu uvukamo cyakugurisha akaba n'ikindi kintu wenda abantu batari guha agaciro cyane ariko nacyo gisa nkaho kiri gutuma amakipe yo mu Bwongereza agenda gake kuri Vitor Gyökeres abataka baheruka kuva muri Portugal bayoboye bari kugera mu Bwongereza bikanga Darwin Núñez mwaka wa nyuma yatsinze ibitego 25 ubatsinze 25 imyaka 3 subira inyuma urebe kuri Bayislam Slimani nawe yaje ari hejuru biranga abakinnyi benshi bagiye bava muri Portugal bayoboye abandi muri Barutazamu ntabwo byakunze ikindi kongera ko ari umuswedwa ntabwo Swede twavuga ngo wenda usibye ko yagize Zlatan Ibrahimovic gucuruza cyane ibyaye n'isoko uzagarura ngaye ku isoko ariko Samir abayobozi b'ikipe bari kuvuga akantu koroshye baravuga ati Zubimendi afite 26 mwamutanzeho miliyoni zera muri 60 na ati turi kubona abandi bakinnyi bari batanze urugero rwa Mateus Cunha bari kugura amafaranga atagira ingano kuki rutayizamu wa prove yagaragaje ko ari umwataka kafite imyaka 27 ko atari imyaka myinshi ugeranyije nabo bose bari kugurwa uwo murengera kuki we mutamutanga amafaranga afatika ati ntitubatse 180